Abaturage bo mu karere ka Ngoma bagiye kongera kugurisha inka ku isoko ry'amatungo rizwi nk'igikomera nyuma y'uko isuzuma ry'inzobere rigaragaje ko nta zindi ndwara z'ubuganga bwo mu kibaya cya Rift Valley RVF zikigaragara. Iki cyemezo kiratangira gushyirwa mu bikorwa kuri wa 24 Kanama 2026 mu gihe andi matungo akomeje gukurikiranwa n'inzobere. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyontagira Nathalie yavuze ko gufungura isoko ry'inka byafashwe nyuma y'uko amatungo amaze igihe akurikiranwa hakaba hakigaragara izindi ndwara. Yavuze ko iki cyemezo kizafasha abaturage kongera kubona amafaranga bakura mu bworozi, cyane cyane muri iki gihe ababyeyi bakeneye ubushobozi bwo kwishyurira abana amashuri. Meya Niyontagira Nathalie kandi yasabye abazajya bagura inka bagamije kuzibaga bazajya babanza kuzisuzumisha kugira ngo harebwe ko ari nzima kandi yirindwe ingaruka z'indwara. Nubwo isoko ry'inka ryafunguwe, ubuyobozi burasaba abaturage gukomeza ingamba zo kwirinda icyorezo cya RVF zirimo gufata neza amatungo, kuyatera imiti yica imibu no kwirinda ko imibu ishobora gukwirakwiza iyi ndwara.